bavandimwe rero icyo nashaka kwerekana nuko ibi bintu yaba mu isezerano rya kera yaba muri shya Bibiliya ihamya ko nyine umuntu afite ikibazo. Reka nababwire ngubwo Ubukristo ubundi ushaka kubureba neza wareba muri Yohana igice cya 8. Ni ihurizo ryo gusubiza ikibazo kibaza ngo ko uyu muntu yafashwe nk'amaraya yisha amategeko Imana ikaba yera, uyu muntu yarekurwa ate akavanwa mu bihano akwiriye kandi amategeko adakandagiwe? Nicyo abafarisayo bakoze Kristo. Bamuzaniye umuntu amategeko atsinda pe. Kristo ntiyari yabihakanye. Ariko baba bati Kristo ko waje uvuga ngo waje gukiza abantu, waje uri umucyo w'isi, ngo waje wuzuye ubuntu n'ubugeretse ku bundi. Ngaho tubwire. Kandagira amategeko ya Mose. Uvuge ngo uyu muntu agendoke cyangwa se twereke ukuntu ubwo buntu bwawe n'ubutabera bw'Imana busaba ko uyu muntu arimbuka yicwa biri busomane bigakemura ikibazo. Ngicyo Ubukristo rero. Ubukristo ni ukwibaza ngo iri teka Imana yaciye kari ivuga ukuri ikavuga ko Imana Yera itabana n'umuntu w'umunyabyaha. Umuntu usibye no kuba ari umunyabyaha akaba ubwo ari isoko y'ibibi. Abefeso 5:8 bo barerura bakavuga ngo twari umwijima. Hari kuba wari uri mu mwijima ugenderamo, icyo ni kimwe. Ariko hari nuko noneho wowe you are nature, wowe uriwe. Bavandimwe, hari ukuntu twirengagiza nyine tukabyoroshya. Urumva abantu bagavuga utugambo erega Imana ikunebe imbabazi, ariko hari ikintu twirengagiza. Bibiliya igaragaza ko mu bami Imana y'urushatse binyuranye nuko yavuze. Urabyumva? Ntabwo kwakira nta kintu na kimwe umuntu akorera Imana yemera yo kidakozwe uko yakigena. Ntabwo kiba gikorewe Imana. Ibi byabaye kuri Dawidi. Uwo muntu Imana ivuga ngo a man after his own heart, yazanye isanduku y'isezerano yihakaza atagenewe. Imana igena uko isangwa. Izo mbabazi zayo tuvuga iri ku ntebe y'imbabazi n'ibyo, ariko iyo ntebe muhurira he? Iba hehe iyo ntebe? Bigenda bite? Ko bidashoboka ko Imana yatsindishiriza gutsindwa, kidashobora he cannot deny himself. Nago yafata imwe mu biyigize muri kamere zayo ngo yikandagire. Ibi nibyo Paul yandika mu Roma 5 ngo ubuntu bw'Imana bwimitswe no gukiranuka. Hagomba kuba intebe yita gukiranuka aho ubuntu bwicara kugira ngo wowe ubone, we mugirane isano. So rero reka nsome mu ngoma za mbere 15 mwumve. Dawidi araza afata isanduku y'isezerano, umukozi we arayitwara. Yari yagize umutima mwiza wo gukorera Imana. Iratsikira inka, itsikiye arambura ukuboko kuyifata umukozi we. Imana imutsinda aho ngaho. Bagarutse rero arangira asubira inyuma aribaza ariko nakoze iki? Niki nishe gituma Imana igaragaza umujinya wayo? Niho kubabwira ngo mureke isanduku igwe ku butaka, mwebwe muranduye ku buryo kuyikoraho biyanduza kurusha igwe ku butaka. Nawe Dawidi Mwuka Wera amuvugira mu Bibiliya ivuga ko yari umuhanuzi w'Imana, akavuga ibya Kristo nuko Imana ikorana n'abantu mu byakozwe n'umwe igice cya 2 n'icya 4 n'ahandi henshi. Uyu muhanuzi w'Imana mu kanwa ke haturutsemo amagambo avuga ngo mu ngoma za mbere igice cya 15 avuga gutya, aravuga ngo kuko ubwa mbere kamere ko 11 Dawidi ahamagaza Sadoki na Abiyatari abatambyi n'abarewe aribo Yera na Azaya na Yoweri. Mwebwe muri abatware b'amazu y'abasekuruza b'abarewe, Mwiyeze ubwanyu ndetse na bene wanyu mubone kujya kuzamura isanduku y'Uwiteka Imana ya Isirayeli muyishyire ahantu nayitunganirije. Kuko ubwa mbere atari mwe mwayihetse, nicyo cyatumye Uwiteka Imana yacu idusumira, kuko tutayishatse nk'uko itegeko ritegeka. Murabyumva bavandimwe? Ntago rero Imana ari ukwishaka mu gatoko. No. Ntago umuti w'ikibazo dufite Imana yatugaragarije ko tuvuga turi babi, isoko y'ibikomoka muri twe igomba guhimbwa na so na mama wawe n'abarimu bakwigishije, simbizi na organization yagukoreye discipleship. No. Buri muntu wese iyo tugeze kwa aho ngaho amaboko all hands down tukabiha Imana akaba ari bigaragaza.
Imana igomba gutanga umuti w'ikibazo cy'umuntu kugira ngo yo n'umuntu biyunge. Bavandimwe, iki kintu si imikino, ndabivuga nyine kubera ko ndi umuntu nkamwe, ariko kuva kera barimbutse bazize kutumva abantu nkanjye. Uyu muti Imana yatanze, uyu murongo Imana ntihinduka. Reka nujya uvuga ngo uko yari ni kuri ndetse izahora, ujye ubizana ku bintu byose, umenye ko niba yarazijije abantu kuyishaka kuko itagennye, nawe izabikuziza. Ni gute rero yagennye ko ikibazo gikemuka? Abantu bamwe bajya mu kwibeshya bakajya koroshya ikibazo. Ntabwo ikibazo cyoroshye, tukemere uko kiri. Uwemeye ko gikomeye agahita ajya kwibeshya guhinga inzira ye yoroshye. Oya. Kristo rero, umwe twabonye umwami w'abami warebaga ibiri mu mitima y'abantu, yagiranye ikiganiro na Nikodemu, umukuru w'idini, ashaka kumubwira inzira yo gukemura ikibazo. Ariko Nikodemu ubwenge bwe bukaba bukiri hano hasi, agifite aya magambo ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, nzisubiraho nitware neza Imana inyemere. Nibyo yari arimo, yari azi ko ari umuntu ubikora. Yaraje asanga Kristo muri Yohana igice cya 3, ariho nshaka ko turebe igisubizo. Kugira ngo iyo audio itaba ndende, ndashaka kurekeraho ngatangira igisubizo umuyindi audio. Ariko bavandimwe, ndagira ngo mwumve iki kintu, turebe Imana ubwayo. Reka nkwereke, niba ibintu wizera utafata Bibiliya ngo werekane umurongo ubihamya, cyangwa se umuntu abigufasha bikwereke, warabikuye mu mutwe, muri korali waririmbyemo, mu bwoko bw'iwanyu se, muri groupe ya discipleship se, ikintu icyo ari cyo cyose dukwiye kujya nyine duharura tugakuraho ibintu byose byakwitambika. Inzira umwami yagennye akaba yirebwa, akaba ari itanga umuti. Hanyuma rero uwemeye umuti akawugotomera agakira by'iteka ryose. Atari ukuvuga ngo reka tworohereza abantu. Oya, ni ukwanga umuntu. Ariko uzi kuba umuntu arembye ukamubeshya ko ari amahoro, bavandimwe, ntabwo ari byo. Reka rero turebe igisubizo umwami yatanze.